uyu munsi niba ufite shop n'uba ukora business ukaba utari watangira kumenya gucururiza online, uri guhomba kubera ko ubu ni uburyo buri gufasha abantu bamaze kubitangira kwinjiza amafaranga menshi mu gihe abandi bari kurira. Nawe niba ufite smartphone ukaba ugura internet, ukaba nta kazi ufite, ukaba nta gishoro ufite, smartphone yawe na internet na WhatsApp ngiye kukubwira uburyo wabibyaza umusaruro. Icyo ukora ni iki rero, ufata product cyangwa se ibicuruzwa byawe ukabifotora neza, cyangwa ukabwira umuntu akaguha amafoto yabyo, warangiza ugashyira kuri status yawe ya WhatsApp. Hari abantu mba nzi bafite abantu nka 500 600 babakurikirana kuri WhatsApp. Muri abo bantu 600 bagukurikirana, uramutse ushyizeho ibicuruzwa 5 kuri status yawe, ntuburamo abakiriya na 3 cyangwa 5 bakubaza ngo icyo gicuruzwa nangahe. So iyo umaze kubishyira kuri status rero, abantu bakubaza ibiciro, bamara kukubaza